Whenever the 3rd of June comes around, people from various walks of life come to Namugongo to remember and celebrate. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2020 abakristo basaga miliyoni baturutse mu bice bitandukanye by'isi bateraniye ahitwa Namugongo mu mujyi wa Kampala muri Uganda mu rugendo rutagatifu rwo kwibuka mu martyrs bishwe bahowe Imana muri icyo gihugu. Aba bishwe bitegetswe n'umwami Lwanga wa kabiri wa Buganda abaziza kutamwumvira bagahitamo kuyoboka ubukristo bwari bwazanywe n'abamisiyoneri b'abazungu. Buri mwaka ku itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi w'abahowe Imana i Bugande. Ni umunsi wizizwa muri Kiliziya Gatolika ku isi yose. Muri Uganda ho uba ari umunsi w'ikiruhuko ku baturage bose. Rimwe cyangwa kenshi wumvise havugwa Abagande bishwe rw'agashinyaguro baho kwemera kwabo, ndetse Kiliziya Gatolika ikabashyira mu batagatifu. Abenshi muri aba bishwe benshi bakoraga mu ngoro y'umwami wa Buganda Kabaka Lwanga wa kabiri. Nyuma yo kumva ubutumwa bw'ivanjiri bwabwirijwe n'abamisiyoneri, bahisemo kureka imigenzo gakondo yari isanzwe mu bwami bw'icyo gihe, ndetse banga kongera gutega amatwi umwami wababwiraga kudakurikiza iby'amadini y'amahanga yabigishaga. Nyuma rero yo kwanga kumva ibyo umwami yababwiraga, yategetse abamurindaga kubica babatwitse. Bishwe rw'agashinyaguro babanje kubabazwa bikomeye mu iyicwa rubozo rya nyuma ribaho, barashinyagurirwa umwe kuri umwe kugeza bose bashize mu mwuka. Bamwe babanzaga gukurwamo imbavu ari bazima, nyuma bagacibwa imitwe, abandi bagatwikwa ari bazima. Ukurikije ibitabo by'amateka y'Inamugongo, bazanwaga ahantu bakuwe mu mpande zitandukanye bakururwa ku migongo yabo. Iyi ni nayo mpamvu aho biciwe hiswe Inamugongo. These ones, they failed to walk, they have come on their backs. So the name Namugongo, because in Uganda they used to ask, how have they arrived in this place? Ngabadamu baze Namugongo, batuse Namugongo. Bivugwa ko kandi babwirwaga kubanza gukusanya inkwi zo kubatwikisha, nabo bakabyemera. Nuko rero bemeye gutwikwa umwe ku wundi aho kwamagana ubukristo. Ibi abayobozi b'amadini bavuga ko ari imbuto zameze mu kwizera gukomeye muri Uganda. Ariko se byagenze gute kugira ngo ababemera Imana barenga 45 bose bicwa urupfu rubena kakageni bemera gupfira imyemerere bari bamaze imyaka itarenga 2 bazaniwe n'abazungu, bakemera kujugunya imyemerere n'imigenzo gakondo yabo bavukiyemo barazwe na basekuruza babo kugeza ubwo babihowe? Izo mbaraga zo gukomera ku kwizera kwabo kugeza bishwe bazikuye. Hanyuma se byaciye mu zenzira kugira ngo Kiliziya Gatolika ku isi yemere kubagira abatagatifu? Reka tubiganireho. Hano wageze ni kuri Monberge TV. Kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu kandi byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wateguye iki kiganiro nitwa King Send. Gusa uyu munsi ntabwo naje ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Zezu 24. Tugwaye ikaze. But to be killed at Namugongo, there was an element of who am I for my son to be. Buri wa gatatu Kamena, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi w'abakristo Gatolika 22 bahowe Imana b'abanya-Uganda bakaza no kugirwa batagatifu. Ababera bakaba bari baturutse mu burengerazuba bw'isi baje kusakaza ubutumwa bw'Imana. Abahowe Imana bashyizwe mu gitabo cy'abatagatifu Kiliziya yiyambaza. Gusa ubwo bicwaga n'umwami Kabaka Lwanga wari utwaye icyo gihugu hagati y'umwaka w'1885 ndetse n'umwaka w'1887, bari 45 ko bari kumwe nabo mu idini rya Anglikani barenga 23. Arguably the biggest Christian procession in Uganda, all heading to the Namugongo Catholic martyrs. Buri wa gatatu Kamena abanya-Uganda bahurira ahitwa Namugongo kuri Baziraga ya Mutagatifu Karoli Lwanga, ahiciwe abagore 26 harimo n'uwo wahitiriwe. Urugendo rw'abo 22 bagizwe abatagatifu rwatangiye rw'umufaransa Cardinal Charles Laviera wari warashinze ihuriro ry'abamisiyoneri b'abafaransa ubwo yageraga muri Afurika mu mwaka w'1874. Cardinal Laviera yageze mu bwami bw'Ubuganda mu mwaka w'1879 ari kumwe na bagenzi b'10 bagiye mu bice bya Tanganyika, Kivu na Itula. Ubwo bwami yabugezemo butwawe na Mutesa wa kabiri mu kabya wa Rugembe Kaila. Icyo gihe abanya-Uganda bari bafite ubwami bukomeye kandi aribwo bukize muri Afurika yo hagati. Icyo gihe abo misiyoneri bahitamo kwatangira kwigishiriza ivanjiri kugira ngo babone abayoboke. Umwami Mutesa ntiyakiriye neza abo bera bari baje mu bwami bwe,
ndetse ntiyishimira n'imikorere yabo, ariko bamusabye ibiganiro abemera yuko agiye kureba abo yakira hagati ya Kiliziya Gatolika ndetse n'Abayisilamu utibagiwe n'Abaprotestanti. Gusa nyuma yaho gato Mutesa yisubiyeho mu rukiko avuga ko nta myizerere n'imwe yemera kwakira. If the king said you are too bad to be killed elsewhere, then you would be brought to Namugongo to be burned. Amaze gutanga mu mwaka w'1884 yasimbuwe n'umuhungu we Kabaka Mwanga wa kabiri wari mu myaka 18, kuko yari akiri muto rero yabanje kwemera ibiganiro n'abazungu abana nabo, nyuma nawe agenda bahunga gake gake atinya ko yazatakaza ubutegetsi kubera kuva ku myemerere gakondo. Muri Mata mu mwaka w'1885 Mwanga yafashe abanya-Uganda batatu barimo Rugarama Joseph, Kakumba Mark na Lwanga Noah bari barayobotse ivanjiri abicurwa agashinyaguro asa n'utanga umuburo. Mwanga yabakuyemo imbavu imibiri yabo arayitwika. Nanone mu kwakira k'uwo mwaka ubwo musenyeri mushya wa Anglikani James Hannington yazaga mu Bugande yarafashwe arafungwa. Nyuma y'iminsi 8 we nabo bari kumwe Mwanga ategeka ko bicwa. Joseph Mukasa wari umuhuza wa Mwanga n'abamisiyoneri yamushinje kwica Hannington atamuhaye uburyo bwo kwisobanura, nawe umwami ahita ategeka ko bamuca umutwe. Uyu yishwe kwa 15 Gushyingo mu mwaka w'1885. Charles Lwanga wari warakiriye ivanjiri ku munsi w'urupfu rwa Joseph Mukasa, we n'abandi bari barakiriye agakiza bagiye abapadiri babaga maze barabatizwa. Mu ibanga rikomeye rero Padiri Simeo Ruderi yabatije abarimo Mutagatifu Kizito wari ufite imyaka 14 y'amavuko. Karoli Lwanga yakoze ibikorwa bitandukanye birimo no kurwanirira abagore bafatwaga ku ngufu n'umwami Mwanga, ubwo ingoro ye yashyaga akajya kubaka ku nyubako yari iri ku nkombe y'ikiyaga cya Victoria. Ku itariki ya 26 Gicurasi umwaka w'1886 abenshi mu bashinjwaga kuva kuri gakondo y'abanya-Uganda bagejejwe imbere y'urukiko. Aha ni naho urugendo rwo kuba batagatifu rwabo rwatangiriye, kuko benshi muri bo batinyutse bagahamiriza imbere y'urukiko ko bazakomeza kuba abakristo kugeza ku rupfu rwabo. Ako kanya umwami yahise ategeka ko bajya gufungwa Namugongo. Abajyanywe bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika 16 n'Abangilikani 10. Aba bakoze urugendo rwa kilometero zirenga 10 bajyanwa baziritswe iminyururu ndetse n'imigozi. Mu rugendo rutoroshye runasezera ku isi bagiye baririmba indirimbo ndetse baherekejwe n'amasengesho. Ku itariki ya 3 Kanama mu mwaka w'1886 Karoli Lwanga wari waragiye ku ruhande rw'abazungu hamwe nabo bari bari kumwe i Namugongo. Umwami yategetse ko babica ariko babanje kubatwika ari bazima. Mu magambo yavuze arimo gupfa, Mutagatifu Karoli Lwanga yagize ati, muri kuntwika nibyo ariko mumeze nk'abarimo kumenaho amazi. Kizito wagiye gupfa yagize ati, murabeho nshuti, turi mu nzira yacu. Ibi ngo byasaga nk'aho ari gutera imbaraga abo bari kumwe, aho bari bari gutwikanwa kugira ngo badacika intege maze bakava mu murongo wo gukorera Imana. Uwishwe bwa nyuma muri abanya-Uganda bishwe bahowe Imana ni Jean Marie Muzeyi waciwe umutwe ku itariki ya 27 Mutarama ahari mu mwaka w'1887. Ukwemera kw'abanya-Uganda kwabagejeje ku rupfu, abayobozi b'amadini bavuga ko ari imbuto zameze mu kwizera gukomeye atari ku banya-Uganda gusa ahubwo no hanze yaho, ariko cyane cyane ku bihugu bituranye na Uganda. Ubwo ahangaha ndavuga Afurika y'Iburasirazuba. Reka dufate urugero nko mu Rwanda. Mu gihe Yezu Kristo yiheshaga ikuzo mu Buganda, Abanyarwanda bo bari bakiri mu icuraburindi. Abapadiri babera bagejeje inkuru nziza mu Rwanda nyuma y'imyaka 10 Abagande bagaragaje ubutwari. Bari abishwe bashoboraga kuba aribo baje kwigisha mu Rwanda. Abapadiri babera bageze mu Rwanda mu mwaka w'1900 baje baherekejwe n'Abagande b'Abakristo ba mbere. Abagande bari bashinzwe mbere na mbere ibijyanye no gusemura kugira ngo ijambo ry'Imana Musenyeri Joseph Hita n'abamufashaga bibashe kumvikana. Aha kandi ni Abagande batangiriye umurimo wa gikatejiste mu Rwanda. Mu 1920 Papa Benedicto wa 15 yabashyize mu rwego rw'abahire, maze kwa 18 Ukwakira mu 1964 Papa Paulo wa gatandatu abashyira mu gitabo cy'abatagatifu. Kuva icyo gihe buri wa 3 Kanama Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi w'abatagatifu bahowe Imana b'abanya-Uganda.
nyuma yo kubagira abatagatifu hashize imyaka 5, Papa Paulo wa gatandatu yabaye umupapa wa mbere usuye Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aje gushyira ibuye ry'ifatizo kuri Bazilika ya Mutagatifu Karoli Lwanga i Namugongo yuzuye mu mwaka w'1975, ubisurwa n'amamiliyoni y'abaturutse hirya no hino mu isi, ndetse na Papa Francis yari asuye mu mwaka w'2015. Ngayo nguko rero ngibyo by'abihaye Imana b'Abagande n'inzira y'umusaraba banyuzemo kugeza bishwe. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe kuri Monberge TV. Nge wumvaga nitwa King Saint afatanyije na Zizu 24. Naho ubutaha, Imana ibarinde.